kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Niba udakoreshwa n'ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose, banabuze n'ubuzima, hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho ishaka kugirira abantu abarokotse, kubagirira nabi, kubasanga mu mago yabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye nababwiye, buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Aba bandi bakinisha politiki bakavuga amagambo, bari aho, abari hanze, abari mu gihugu, bafatanije, ndetse bikajyamo n'amahanga akasa naho agiye kubigira ubusa. Ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politiki yahindura ubutabera ubusa, ntibishoboka rwose. Ndagira ngo munyumve, si ngombwa ngo muzabibone, ntabwo ari ngombwa, bishobora no guhagarara abantu batabibona. Si aho bigarukira gusa rero, ariko ibyo ni byo by'ingenzi nashaka kwatura. Hari ibindi bitarimo kubana neza, byigwizaho ibintu, umutungo wa twese w'Abanyarwanda bose ukwiriye kubuvamo ibibaramira mu byinshi. Bafitemo ibibazo, abantu ku giti cyabo bakawugira uwabo, bakawusesagura. Nabyo bigomba guhagarara. Kandi nta buryo bundi bwiza bwo kubihagarika bitanyuze mu butabera, bitanyuze mu mategeko. Nta bundi buryo. Ibyo byo sinirirwa nkomeza ngo mvuge ko n'ubundi buryo bwakoreshwa, kuko ndibwira ko amategeko, ubutabera dufite bikoze neza bishobora kubiturangiriza. Kuko igihugu cyacu, buri wese atirengagije aho tuvuye n'aho twari tugeze n'inzira turimo, aho tugana haracyari kure, ariko turifuza kuhagera. Turifuza kuhagera bishobotse vuba, ku buryo bwihuse. Ibyo bitudindiza rero bituruka mu mico mibi gusa, abantu twafatanya tukabirwanya, nabyo byahagarara. Bityo igihugu cyacu kigatera imbere, ntikibe igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi, kikaba igihugu kivuyemo kwiheba ndetse no kubirekera iyaturemye ngo abe ariyo kubirekera ibyo twarekera iyaturemye n'ibindi biturenze, ariko ibyo ntibiturenze. Rero ndabasaba rwose
ko twakora ibishoboka kandi turabishoboye dufatanije kugira ngo duhindure amateka mabi y'igihugu cyacu binyuze muri ubwo buryo navugaga. Nanone rero reka nongere nshimire abayoboraga ubutabera kuri uriya rwego rwa Supreme Court, Chief Justice wari uriho, ngira ngo ibibazo byabaye cyangwa biriho n'ubu tugikomeza gushaka gukemura, nta kuntu mutagerageje ngo nabyo bishobore gukemuka. Abagiyeho rero bashya nabo barabyumva ko dukwiye gukomeza muri iyo nzira ndetse tugatera indi ntambwe bijyanye n'igihe tugezemo. Mwese ndabashimiye rero kandi nagira ngo mbonereho uyu mwanya tugiye gusoza umwaka, mbifurize Noheli nziza, ubunane bwiza, mugire ubuzima bwiza. Murakoze.